ikintu cyantangaje urakizi kimbaze ndakikubashije nibagiye umunsi wo gusezerana byageze gute ko numvaga ko iyo usomye umuntu nyine uhita utwarinda ambwira ni ukuri ndatwite mbabarira dusezeranye. turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Big up to yourself kuri wowe wakoze subscribe ndetse n'utarayikora ino mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe twaba tugiye kuganira uyu mumama ntago ari ubwa mbere mubonye kuri channel yacu cyangwa se kuri TV yacu, ntago ari ubwa mbere nkuko mubibona nkuko yambaye, niwe tugiye kuganira muri aka kanya. Rero reka ngushimire wowe ufashe umwanya wawe ugiye kureba kino kiganiro. Ewana turagushimiye ku mwanya wawe uduhereza. Hanyuma rero reka ntangire muhe ikaze. Teta amakuru Ni meza iminsi myinshi twari tuburanye pe haciyeho igihe kinini. haraciye igihe kinini. Amakuru yawe sava ndabona warabaye keza. nangize ngo urabaze ngo nabaye keza hari n'undi muntu wamboneye. Ntabwo yabura ariko bawitonze. Yitonze kamishashi bawitonze. Ego. Hanyuma rero reka tuguhe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ari ngo niragukumbuye twajyaga tuvuganira kuri WhatsApp. Ego. Nanjye naragukumbuye. Sinabikwandikiye ejora nkakubwira ngo nari ngukumbuye. Ko dufitanye gahunda ikimara kumbwira. Nyine mba mbona warabaye keza nkumva ntinye no kukuvugisha. Kirago bwabyibonera ni Teta wa Murasta uhora wishimye. Ngiye sinjya mbona yabaye pe. Nima ibintu mbabwira no kuri kuko ngewe njya nta nubwo ari kuri kamera za Yawe TV tuvugana kuko na nyuma yaho tujya tuvugana. N'umuhura wishimye cyane. Ubushize rero yaje kuri Yawe TV avuga uburyo abarasta bayemo, avuga ubuzima bw'abarasta, avuga nawe ko yatwaye moto ngira ngo mwagiye mubyumva ko yari ameze nk'abahongo. Hanyuma rero kuri ubu ngubu nawe tujye kongera kuganira, niwe twahaye ikaze. Teta ejo twavuganye mbwira ko hari inkuru ufite abanyarwanda. Ego. Inkuru nanjye nyifitiye amatsiko mwabana umwe naramwandikiye ndamubwira ati si yo nkuru nta kuntu wabana nanjye ukayembwira ati nawe mu banyarwanda navuze nawe uri umunyarwandakazi. Teta sundi kuri kutabanje kuyimbwiraho. Urabizi ko agapfundikiye gatera amatsiko, nashakaga kugutera amatsiko nyine kugira ngo ntabikubwira nkazo ubizi. Niyo mpamvu ntabwo nari guseka nk'undi guseka cyangwa se niba inasekeje nzi kuza guseka. Ubanza bidasekeje cyane ariko birigisha ku buzima buri hanze aha. Hanyuma rero ngo tujye kuguha microphone ngiye kugutungira ngo ufashe use nk'utubwira ese byagenze gute, ese iyo nkuru iteye ite? Ni inkuru nyine ivuga ku buzima bwanjye bwo mu bwana. Ego, kubera njye nakuze ndi umukobwa umwe, navutse ndi umukobwa umwe mu bahungu 9. Muri abo bahungu 9 bose baje ku rugamba. Narabikubwiye ubushize ariko mba numva ari inkuru nashobora kwibagirwa cyangwa se ngo numve ko bishobora kumva mu mutima kuko mporana akababaro ko nsigaye ndi jyenyine. Babahungu 9 rero baje ku rugamba bose barapfuye, nta nakajorite nabonye. Rero mu buto bwanjye nyine kubyiruka kwanjye numva ko nzabyara utwana twinshi, numvaga nzabyara nk'utwana 20 kugira ngo ndebe ko nasubizaho abavuyeho. Rero nakuze ndi umwana w'umukobwa umeze nk'abahungu, imico yanjye ari y'abasore, numva jewe ndi umupapa, numvaga ndi umuhungu, naje kumenya ko ndi umukobwa ari uko nkuze. Nyuma mbaho muri ubwo buzima, nkajya mu buto bwanjye nabayeho ndi umukobwa utazi gukina n'abandi bakobwa, ahubwo urana ko kundi abakobwa bajya bakina utuntu tw'utubuye, ngiye nikiniraga umupira n'abahungu. Nakuze nzi ko ndi umusore ariko nyine mama akajya ambwira ngo uzi ko uri umukobwa. Nge simbyumve, numvaga ndi umusore. Mbaho ndi umwana w'umukobwa ukora imirimo y'abasore, nkajya ntwara igare. Natwaraga igare nkajya
hari ahantu twari dutuye haramanukaga cyane, nagera aho hamanuka nkagarama nyine nkafatisha amaguru hejuru ku mahembe kuko nari nkiri gato narabishoboraga. Nyuma mama yacuruzaga inzoga inshuro nyinshi, rero n'igihe yatumaga kurangura kuko nta wundi mwana yagiraga. Nyuma rero iwacu urumva hanyweraga abantu batandukanye, harimo abapapa, abasore. Iwacu rwari urugo rukundwa n'abantu cyane. Urabizi ushobora kuba utaraturanye n'umurasta ngo umenye imico yacu, ariko umuryango w'abarasta ntabwo tujya dukinga, ntabwo turya twihishe, dushyira ahagaragara. Ubwo muri icyo gihe nyine mama acuruza inzoga, hanyweraga abantu b'ingeri zose, abantu batandukanye. Hakundaga kuza abasore bakuru cyane. Icyo gihe jye nari umwana nigaga primaire nko mu wa 4, bakajya baza kunywera imuhira, ariko nkagira akantu ko kwigunga nyine, nkumva mfite ikibazo ko ndi jyenyine. Ako kantu naragahoranye cyane. Nyuma rero nza guhura n'umusore yakundaga kuza kunywera iwacu, yari umukubaganye cyane, yakundaga kuntera udukuru akamudustori dupfuye nyine dusekeje. Nyuma nza gutangira kumwibonamo, ariko by'ukuri ntago numvaga ari urukundo, ko ntago urumva nari nkiri umwana, sinari nzi ngo bakunda gute, ariko we akajya ambwira ko ankunda. Umunsi umwe rero aza kumbwira ngo musome. Aza kumbwira ngo musome, kubera ko ntigeze ngira amahirwe yo kwegerana n'abandi bakobwa se ngo nganire nabo cyangwa nganire n'abandi bantu baba mama. Nabayeho nibanira n'abantu bakuru baba papa, nibo bantu naganiraga nabo kubera imirimo nakoraga imirimo y'abahungu. Wa musore rero aza kumbwira ngo musome, sha naramushwanyutse cyakora, narasetse cyane, ariko mu guseka nagizemo ubwoba kubera ko ntari nzi ngo gusomana ni ibiki. Nyine numvaga ko ndamutse musomye yahita ntera inda. Niko nari mbizi, ndabyanga. Nyuma umutipe nyine atangira kumbwira ukuntu ankunda, arabinyemeza. Nkabiburiya abana bashukwa na gato, nyine nkabyemera, nyine nkabona kwa nkunda. Akajya azimuhira iwacu bakaba bamukunda, nyine mama yaramukundaga cyane, yari umusore uza akisanzura. Ariko nyine nje nabaga nagurutse nkajya kwikinira umupira, mbasize imuhira nyine kuko numvaga ko baje kunywa inzoga. Nyuma rero tuza gufata umwanya wo kuganira jye n'uwo musore. Arambwira ati rero rwose teta, utazabona nkwiruka inyuma ngo utekereze ko ari ikindi, naje gusanga duhuje ikibazo. Iwabo w'uwo musore ni Nyanza. Ati iwacu umuryango wanjye wose warashize, barabishe muri jenoside. Ujya wumvira indirimbo ya Nyanza ya Butare, umusaza baririmbamo ntagugura niwe papa w'uwo musore. Ahambwe ati rero umuryango wanjye wose barawishe, barawumaze, reka twisungane turebe ko twakora abantu. Numva nibyo, ndavuga nti wasanga uyu nguyu agiye kumfasha kugera kuri ya ntego yanjye y'utwana 20. Dupanga rero kujya gusezerana, ariko ndamubwira ni nubwo tugiye kujya gukora ubukwe, mama ndamutinya, aramutse amenye ko wanambwiye ngo ngusome yahita kwanga. Mama naramutinyaga kuko mama nabonaga ari umuntu ugira amahane. Ubwo nkumva nyine ndabitinye, nkumva ko umuntu nyine mutinye. Birangira umusore dupanze gahunda yo kujya gusezerana. Twagiye kwiyandikisha rero muri commune, icyo gihe yari commune. Twagiye kwiyandikisha, nigaga ndumva nari ngeze mu wa 5, tujya kwiyandikisha. We kubera yari mukuru, yari umusirikare, we yagiye kwandikisha, bo babona ko ari nk'umwana wamuherekeje. Ikintu cyantangaje urakizi? Kimbaze. Ndakikubashije. Nibagiye umunsi wo gusezerana. Byagenze gute? Naragiye, twari busezerane ariko wa 5
njye sinabyibutse kuko urumva nari urwo hejuru naragurukaga nta kintu nari nitayeho. Naje kugenda urumva ko baratwanditse baduha umunsi, icyo gihe cyaje kugera njye ntabyibuka ntabyibuka, nza kwifatira igare nyine. Nakundaga kwambara amakabutura kuva na kera n'ubu nyasaziyemo, niyambarira ikabutura njya kurangura inzoga za mukecuru nk'ibisanzwe nyine nk'uko byari bimeze. Ndagenda nza guhura n'umusirikare muri centre, ntago ndi bumuvuge, arambwira ngo ngo sha ngo uzi ko tuze ngo twaje muri gahunda yo gusezerana kwawe none twakubuze. Ni nari nagiye kurangura inzoga harya n'uyu munsi ngo n'uyu munsi nago nabyibukaga wana, ariko nta kibazo reka dukomeze. Nari nambaye ikabutura n'isengeri. Wagiye muri civile wambaye ikabutura n'isengeri? Umva ni inkuru ndende. Nagiye nambaye ikabutura n'agasengeri nyine, ntago nari bwamera amabere, ahubwo buriya nayo nari bunayivanemo. Bandagiye aho yaragusanze hari hehe? Wari mwari mugiye gusezerana hehe? Byose ni muri Nyamata, ni muri centre ya Nyamata. Urumva mu murenge umwese cyangwa ahubwo hari no muri harya hari mu mujyi umwe, ni mu mujyi aho ngaho byose bikorerwa. Mbandagiye na wa mugabo nago yari kubimenya, yari kunyica yabimenya. Mbandagiye turamanutse, mbwiye uwo mugabo nti ngaho genda. Umugabo yatwaraga imodoka, ndamubwira nti ngaho genda uransangayo, genda aho ugiye nanjye ngiye kumanuka njyeyo muri komine muransangamo. Natambitse rero nyine umuhanda, nyonga akagare kanjye kari kariho udukaziye 5 tw'inzoga. Ndagenda ngeze muri komine nyine inzoga narazegetse, njya kwirebera umukunzi wanjye. Yo wari budusezeranye atese aka kana karageye, ntigiye wenje gusezerana, ati waranasaze uje gusezerana wambaye ikabutura? Ndamubwira siko hasezerana umutima hasezerana imyenda nyine. Numva ahita ambwira ngo ubundi ufite imyaka ingahe? Ndayimubwira. None se witwa ndi? Ndabimubwira. Nari mfite nka 16. Ndabimubwira. Bimubwiye rero baje kutwangira ko dusezerana. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima, n'uyu munsi wa none biracyanije. Ubwo rero nyine birarangira banga ko dusezerana. Bamaze kwanga ko dusezerana, nibwirira nyine umugabo nditwitahire, ubwo banze kudusezeranya tuzibanire gutyo, kuko n'ubundi twarikundaniraga. Naramufashe, we yari umusore, yari mukuru cyane. We icyo gihe ashobora kuba yari afite nk'imyaka 30. Yari mukuru pe, yari mukuru. Nyuma rero umva ko banze ko dusezerana, nyine narasohotse ndamubwira nti rero bambwiye ko batari budusezeranye kubera ko nkiri umwana. Ati genda umubeshye umubwire ko twite. Ari nde ubeshya? Mbeshye uri budusezeranye ko ntwite. Ntangira ko bari inshuro twasomanye sasa. Nangira kubara inshuro yansomye, umutipe yaransomyera. Ndabitekereza numve ko ari byo sha, nsanga nta na rimwe. Tamubwira nti rero kugira ngo njye kuvuga sinkunda kubeshya, ngaho reka dusomane. ngaho nsoma ngende mbimubwire ko wanteye inda nta kundi. Urumva nari ndi tayari kumubyarira. Umutipe nyine we yari mukuru, yakoraga ibyazi. Umva arabyanga nyine kubera twari mu bantu. Ngiye ndamwifatira ku ngufu ndamusoma, bitansubirayo. Ndamubwira nti rero nukuri ndatwite, ko numvaga ko yusomye umuntu nyine uhita utwarinda. Ndamubwira nukuri ndatwite, mbabarira dusezeranye ntazabyara ikinyendaro, ko numvaga ko ikinyendaro ari ikintu gisebetse. Mbabarira rero udusezeranye ntazabyara ikinyendaro kuko ndatwite.
umugabo arandeba kubera ko yari n'umuntu dusanzwe tunaziranye, yari umuntu wacaga iwacu muhira abantu bose bamuzi, yari atuye muri quartier yacu, nyine yaranzi avuga ati sha ntabwo nabikora. Niwe nyine twavuganaga icyo gihe hasezeranyaga burugumestre, ndamubwira nti rero kuva wanze kudusezeranya nyine ubwo ngiye kwishingira kuko ndatwite ntazabyara ikinyendaro. Umwana udafite se cyangwa se utaga niko babyitaga. Ubwo rero nahise nifatira umugabo wanjye mushyira ku igare, ndamubwira reka nguheke ku igare nkwitahanire tujye muhira, ubundi mwinywere zino byeri, ubundi nizirangira turanitahanira iwanyu. Namuhetse ku ikadre, urayizi igare urariza ariko kakantu kaba gatambitse gutya, urakazi imbere bayita kadre imbere, mushyira imbere nyine mutwara gutyo nyine yararimo hagati ukuntu, ndamutwara mugeze muhira kwa mama. Tugeze muhira ndamubwira nuceceke ntuvuga ko twagiye gusezerana nubwo byanze, arabyemera. Ubwo ngubwo nyine yagumye aho. Nyuma y'iminsi mikeya naje kujya njyayo, mva mpambira ivarisi ndagenda njya kuba mu kigo kigago, mu kigo cy'umugabo yabagamo. Yabaga ndamusanga nyine, ubwo nyine turabana. Tumaze kubana naje gusama iyo nda y'umwana w'umukobwa mukuru wumva, ariko ntabwo byambereye byiza. Naje nyine inda igeze mu mezi 4 umusore yaje gupfa. Umaze gupfa rero inkuru yanjye isa naho igiye kurangira nabi, urumva ko byabaye ngombwa ko ngaruka imuhira. Kugaruka imuhira urumva nagiye gufata, nari umwana kandi ngomba kurera wa mwana. Niho natangiye rero gushaka gukora ikimotari, niho ubuzima bwo kumotara bwatangiriye. Ntangira rero gukora ikimotari kubera ukuntu nakundaga uwo mugabo. Naje gukunda umwana cyane, nkumva sinasiga umwana wanjye ngo musige mu rugo ko njye mfite mama, ako nkumva sinamusigira umwana wanjye ngo atazashya. Umwana wanjye nkamuheka kunda nkakora ikimotari. Nguko uko ubuzima bwanjye bwagenze. Iyo nkuru yawe irababaje, ariko mbere yuko tugiye tuvuga, ese icyo gihe ugiye mu murenge wari utwaye inzoga ziki uvuye kuzirangura? Icyo gihe wazijyanye ku murenge n'ubundi cyangwa warebye ahantu zishyira nyuma ukomeza no ku murenge? Ntago wari umurenge, yari komine, kari akarere k'ubu. Nazijyanyeyo nzegeka ahantu ngiye nyine gukora ibyari binjyanye. Bijyanze rero gucamo narazeguye nyine mpekaho na wa mugabo wanjye turitahira. Hanyuma rero icyo gihe wari ufashe valise ugiye, mama wawe yarabimenye cyangwa waramucitse? Namubeshye ko ngiye ku mumarene wanjye yabaga mu Kiyovu. Naramubeshye, namubwiye ko ngiye gusura marene mu Kiyovu, ariko by'ukuri siho nari ngiye. Njye nari ngiye kwibyarira abana. Yego. Hanyuma rero icyo gihe mama wawe aza kumenya kubana n'umugabo, yaje kumenya bimenye ryari ko ubana n'umugabo? Yaje kubimenya icyumweru kimwe nakimaraga iwacu, ikindi cyumweru nkakimara ku mugabo. Rero nyuma nyine umuhungu yaje kubibwira mama, kuko n'ubundi yari asanzwe ari umwana mu rugo. Yaje kubwira mama, aramubwira ati rero umwana bimeze gutya, ubu ngubu aranatwite. Nta kindi mama yari gukora, yumva ntago yari kunyica, nta n'ikindi kirenze yari kunkorera, uretse kumva ko yatuba hafi nyine akadushyigikira. Nuko byagenze. Hanyuma rero nyuma yuko watubwiye yuko muri kuri komine wagerageje ibishoboka byose kugira ngo babasezeranye n'uwo mugabo witabye Imana,
ugerageza no kuvuga ngo reka musome kandi twibuka ko bwa mbere yagusabye ko musomana ukaseka ugatembagare niki cyakumaza ubwoba kugira ngo mve ko bamusoma noneho kubera ko nari ntangiye kujya mukunda cyane kandi numvaga ko nyine ndi tayari kumubyarira wishakiraga kwibyarira abana 20 utwana 20 agahinda mfite nuko nabyaye 2 bonyine kandi nshaka banza ngiye gusaza ariko nzatubyara. Hanyuma se icyo gihe wari uzi yuko uyu muntu asomanye n'undi bahita babyara cyangwa se atwita waje kubisobanukirwa gute none? Kubera kubana n'abantu batandukanye nagiye mbimenya ariko nari nzi yuko nyine iyo usomanye n'umusore aba guteye inda niko nari mbizi. Rero yaje no kumbwira ko ntwite numva ntibintunguye kuko nari namusomye kenshi. Hanyuma rero utubwiye ko ubu ufite abana 2 kuri uwo ngobo zandoze zawe wari ufite zo kubyara abana 20 zizarangira he? Siro cyazikomeje cyangwa wabivuye? Ubundi habyara Imana nimpa imbaraga ikama ubushobozi nzabyara. Ego ndumva ntago ndasaza cyane ku buryo ntabyara, numva nzabyara. Nyuma hasigaye nk'utwana 18. 18 nyuma hasigaye abana 18. Hanyuma rero inkuru yawe ni inkuru nziza kandi yigisha. Ese ubona ari iki yafasha? Ni iki cyatumye utera intambwe kuza kumbwira ko ufite inkuru yo kumbwira? Ubona ari iki yafasha ku banyarwanda n'abanyarwandakazi bakurikiye iki kiganiro by'umwihariko Yawe TV? Urumva hari abantu benshi bagenda bahura n'intambara zitandukanye mu buzima ariko ukabyihererana. Kwa kubyihererana kwawe bikakuviramo ikindi kintu. Urabyumva? Jewe rero numva kubivuga ni mu buryo bumwe bwo kumva ko naruhura umutima wanjye. Ego. Ikindi cyafasha noneho ubona ari iki cyafasha societe none? Shaho koko ikintu cyabafasha ni ukwisobanukirwa muri make. Ego. N'ababyeyi ndetse n'ababyeyi batabasha kuganiriza abana babo kuko urumva niba waragize imyaka 16 utazi ngo iyo umuntu asomanye n'umukobwa cyangwa se umuntu asomanye n'umuhungu bigenda gute, se umukobwa abyara iyo byagenze gute, urumva ko ari ikibazo kiba gikomeye cyane. Shano ukuri abamama bubu rero nako ababyeyi muri rusange bubu bafite ikintu cyitwa guceceka, ntibaganiriza abana babo ngo bamenye ngo ejo haba hazaba hameze gutya. Ububona nk'iyo ubwiye umubyeyi se uriya mwana uramuganiriza, ese uriya mwana ujya umwigisha ubuzima buri hanze uko bumeze, ububona batanabyitayeho. Ese buri urabona umwana wanjye namubwira iki? Ukabona bafite ikibazo cyo kuba yatinyuka kuganiriza umwana we, kandi nyamara ugasanga akenshi abana bagwa ahantu bisa naho natwe ababyeyi tuba twabigize mu ruhari. Kubera iki? Kubera ko ubutamuganirije. Ariko wagize amahirwe yo kuganiriza umwana wawe agakura azi icyo akora, agakura azi ngo hanze aha hameze gutya, nakwitwara muri ubu buryo byabagirira akamaro. Ego. Hanyuma rero ukabona arizo ntandaro cyangwa se ukabona biri mu bintu byatumye utamenya bimwe na bimwe mu bukure bwawe cyangwa se cyagiye wari umwangavu? Mu by'ukuri iyo mama wanjye za kumbera inshuti akanganiriza, ahari ntago nari kwibeshya birebire kuko naribeshye cyane. Ko yaza kumba hafi nari kumenya ngo bimeze kubera ko sinamurenganya nawe ashobora kuba atarabonaga uko anyakira ngo anganirize bitewe nuko yabonaga ndi umusazi kandi mfite imico nk'iy'abahungu. Banza ariyo mpamvu. Hanyuma rero se nkawe watubwiye ko ufite umwana w'umukobwa w'imyaka 20 nako watubwiye mu kiganiro cyatambutse. Uwo mwana we ugerageza gukoresha izihe nzira kugira ngo umwana byibura ubashe kumuganiriza atazibeshya nkuko wabashije nawe kwibeshya? Sasa rero abana bigusaba ngo ube inshuti y'umwana wawe. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ubanza kugerageza kuba inshuti ye. Kuko iyo wabaye inshuti ye umenya naho yanaguye iyo bibaye ngombwa akagira ikibazo. Urabizi ko abana bubu basigaye batwarinda bitunguranye. Impamvu akenshi ntago suko wenda uba wabimubwiye cyangwa se wabimutumye, ariko muganirize, mugira inshuti umuganirize. Kuko iyo wamuganirije umwana amenya nuko yitwara, niyo byanamubaho avuga ati bibimbayeho mama yarabimbwiye. Inama waha ababyeyi bagenzi bawe batabasha gufata abana babo yaba ari abakobwa cyangwa se abahungu ngo babaganirize kubijyanye n'imyororokere y'ubuzima bwabo?
ngewe vraiment nashishikariza ababyeyi ashaka aba ari umupapa ashaka aba ari umumama kuba inshuti y'umwana we, kuko iyo mubaye inshuti umenya byinshi. Hanze aho abana banywa amatabi, hanze aho abana banywa amayoga, ntago wabimubuza, ariko wamuganirije ukamugira inshuti yajya kubwira ibimubangamira. Nabashishikariza rero ko ababyeyi bose baba inshuti z'abana babo. Yego, wakoze kubana natwe Teta, waduhaye ikiganiro cyiza ndetse wanaduhaye no kuhamya. Ndakeka ko hari abo bwakoze ku mutima ndetse nabo bwigishije, cyane cyane nk'ababyeyi batabasha kuganiza abana babo. Mwumvise ko Teta hari ibyo byagiye bimucanga byari gutuma agwa no mu cyaha, cyari gutuma bimugiraho ingaruka, ariko ntago byamubayeho cyangwa se byamubayeho. Ni ibintu birebire mwagiye mwiyumvira. Icyo basaba rero ni ukuganiza abana banyu b'abakobwa cyangwa se b'abahungu kugira ngo mumenye cyangwa se mube inshuti zabo kugira ngo batazabatinya cyangwa ngo bakore ibyo batazi kandi bafite umubyeyi wakagombye kuba wamaba hafi. Hanyuma rero reka ngushimire Teta, we wabanye natwe, wemeye kuganiriza ndetse no gutanga ubuhamya bwawe kuri Yawe TV. Reka nshimire we wakomeje gukurikirana kino kiganiro. Ni iby'agaciro cyane kuba wafashe umwanya wawe ukicara ukareba kino kiganiro kuri Yawe TV. Yari Ange nk'ibisanzwe. Big up to yourself kuri wowe wakoze subscribe. Ciao ciao, bye bye.